twararangiye hano hepfo mu Gashiha ariho ducomera cyo bita gukora ijisho ganjari zose. Abesi dukizwa baje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura n'ibihari biri kure. Abesi dukiza twaje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura. Nimemuona asiye badilika, Yesu asiye. Ukatebuka yuko ari kuri eshanu wishyura, watangiye kubona message zo ku masezerano. Nimemuona asiye, imibare ikayitizamo ibihekane ako kanya. Yesu ashimwe. Turamukanye. Haleluya, haleluya. Yankunda kuvuga ngo umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, none iminwa isigaye ipfutse. None munyemerere gasesekare ku biganza. Haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Turishimye kugera hano. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Saba bari kubyuma maze iminsi mvuga none narasaraye mu muhogo, haba hameze nk'harimo ibisebe hanjye ukuntu. Nibaza kunyongerera kuri mikoro nta kibazo, ngenda ajya nyikontorora, ngende nyimanura nta kibazo bitewe n'ijwi. Hari igihe umwami abidushoboza. Twihuse dufate biradusome igitabo cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korino, ni igice cya 15 umurongo wa 58. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korino ni urwa mbere, igice cya 15 umurongo wa 58. Turaza kujya no mu nsanganyamatsiko mwateguye yanditse muri Zaburi igice cy'ijana ku murongo waho ndumva ari uwa 2 nk'uko batubwiye. Ariko duhuze iyo mirongo uko ari ibiri iri muri ibyo bitabo bibiri bitandukanye, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ry'iwe. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korino igice cya 15 umurongo wa 58, ubwo ni urwa mbere. Haranditse ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Imana idufashe cyane. Amen. Zaburi igice cy'ijana, Zaburi igice cy'ijana cyangwa Zaburi y'ijana, ku murongo wa 2 tuhagere vuba ku rupapuro rwa 580 mu isezerano rya kera. Haranditse ngo nimukorere Uwiteka munezerewe. Dusubiremo. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Imana idufasha cyane. Subiremo. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Imana idufashe cyane. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanasi. Turasa. Meruka hano kera dufite abana 3, 2 urumva hatambutseho iminsi, ariko Mana aho Imana igereje ikora tubaye tuyishimi. Nkase hariya nzi ko tugiye kwicara hariya nisanga hano, hakubwo mwakomeye Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Uyoboye gahunda ni inshuti, ni umuvandimwe. Hano haba umupapa uhasengera witwa Noheli, ni papa wanjye, Imana yanyihereye. Niyo mfite ibirori niwe wicara mu mwanya wa papa. Rero murumva nje nisanga. Dushimye Imana rero aho igereje ikora, ni ukuri ndanezerewe cyane. Narinzi ko nje mfite amashimwe ngenyine, none nsanze n'ayanyakazi. Mureka yanyu tuyahuze n'ayanjye, rero dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana nishimwe.
meruka hano nzahaye none ngarutse narazahutse. Nge ndabivuga ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Byari byaranshanze ni Kristo wabicanguye, ariko haleluya, ni Kristo uhindura amateka, naho ubundi nta sura byagiraga. Naragendaga ukagira ngo ndaza, imbere n'inyuma hose ari kimwe, utamenya imbere utamenya inyuma. None haleluya, ese ibintu ni hatari. Ariko Mana ndagushimye, ndi hano kuri eperi, ndapfukamye nyihereje icyubahiro. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ubu umuntu aba atekereje byinshi. Iyi ni karitsiye nabayemo ntarakizwa. Twararagiye hano hepfo mu Gashiha, ariho ducomera, cyo bita gukora ijisho, ganjari zose. None mpagarutse ndi pasiteri, rwose koko, kandi wa mugani meruka hano ndi mwarimu, none nabaye na pasiteri. We uzi ko byakwemera? Uyu mubyeyi nawe turaza. Ubu rero niyo ntagira icyo mvuga nkayihereza icyubahiro, ariko mwebwe ntimubibona ko byahindutse. Imana ishimwe. Twabyaye n'akabebe noneho k'agakobwa nako gasa na se, gasa na se, kandi nta cyatuma tudasa, ko kavutse bitangiye kwemera. Bandi bavutse ari struggle, ari danje, no kubona igikoma ari hatari. Ariko uyu nguyu wavutse ejo bundi icyo yasabaga cyose narakibonaga. Akuzi kugira ngo madama gusabe ishambusha y'ijana uyibure, ugasanga ufite sex zonyine mu mufuka, ugasanga hari igihu ubara hakazamo ibihekane, hari igihu yabarira ku buryo umuntu yaguha nk'ibihumbi 100 nonaha ari nk'umuntu w'inshuti yawe, akavuga ati naragukunze, nohereje ibihumbi 100 kuri Western, akagufotorera na kakaborodero ukakabona kuri WhatsApp, ukarara ukanuye ukabura ibitotsi ukayabarira, ukatuba ati nzazimanukana mu Tanzania, nzagura umufuka w'amakara numva uko bimeze n'isukari ukayishyiramo, ukahita wibuka rya deni, ukongera ugatangira ukabara. Hari igihe ubara imibare ikazamo ibihekane. Imibare ikazamo ibihekane. Ariko ndabasenge 2022 data kuremo ibihekane. Ariko haleluya, n'ingendo ugenda umva, ingendo ugenda ubwayigaragaza ko imibare kirimo ibihekane. Ubwo uri gutibika vuga tudasanga igucitse cyangwa agasoko karemuye, ariko iyo byemeye ibihekane bimaze kuvamo, igihe cyose ndagera. Niba ari uguhaha, supermarket zirara zikora kugeza mu gito, aho imibare baravuyemo ibihekane. Moto yarangonze rero, ntago ari amafiyeri yo kwambara sandare, murabona ndacumbagira, ariko shimiye Imana yegeranyije amagufwa, muyikomera amashyi muyishimire. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Yari amashimwe anyuzuyemo nyakubiye aho ngaho, andi namwe muzarebe kuri YouTube nta hatari, ariko mujye mushyiraho na nimero zanjye bampamagare. Nabayeho ntagira umuntu umpamagara, ariko ubwo sinirwanye hora.
uzi kugira telefoni igashiramo umuriro ari ukumva radio gusa no gucana itoroshi mujye muzishyiraho bamamagara ukagira telefoni ikagishiramo umuriro ari ukumva karadio no gucana gatoroshi ukajuha umuntu nimero ese wamenye ko Imana yampaye agatelefoni ukamuha nimero niba barazandikaga niba batarazandikaga subumbi herehe kuko narimba kumbuye Imana ibaha umugisha uzi tubyara uwo mwana nihagazeho ngurira madame indabyo uzi kubyara umwana wa mbere ntumenye ko bagura indabyo bitewe n'igihe urimo ubu wasanga wararinze mbese ukura nta ndabyo bakuguriye wihangane ntago nawe yarazi ko indabyo bazigurira abantu babya ariko iyo byatangiye kwemera uhita umenya ko iyo madamu yabyaye bamugurira indabyo nihagazeho mamagara mujya ati munkorera indabyo twabyaye bahita bambaza ngo mwabyaye iki rivuga ati we nkubwiye gukora indabyo wimbaza ngo twabyaye iki ngerega dukora indabyo bitewe n'umwana wavutse ndavuga ati ndaraburije kabisa yababawe nimundenganye ntago narinzi ko umuhungu agira indabyo ze n'umukobwa akagira indabyo ze ikizima ariko narazimuhaye maze batambwira ngo bashyiramo n'akantu mitashyiramo shokola siko nta muntu wanyigishije ko bazihisha ngo fore nguzaniye iki ni ibintu byikora ako kanya rero ayo mashimwe yose n'ayandi ntabona uko mvuga ntabona aho ndangiriza ubu nanjye naje shyiramo vitesse bitewe n'uko ufite vewiti urumva ari atari igitangaza ariko nanjye naparitse hariya nk'abandi wa wundi aranze uriya mubyeyi na madamu afite indi mutwara n'umushoferi iyo dutanga ubuhamya ntago kuba ari ukwirata tuba tugira ngo tugukomeze nawe ugifitemo imibare ibihekane ikizamo ibihekane uvuga ngo yatabaye Teujene nzi ejo bundi muranyibuka ahangaha kandi nagize ubuhamya bwiza nigeze nkwesikoroka iyo nkubwira ngo umeveni ni wari kuyampa ukanayakuba abantu ba hano hari umuntu nigeze ntwarira telefone mwazisigaga mukazisanga tujya tuvugisha ukuri ntabazitubuye se muzi kandi batitira ati wi ayibara Mana ishimwe yandindiye ubuhamya izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro tuganire ku ijambo ry'Imana mwese misanganyamatsiko nziza yanditse muri Zaburi nayikunze ngo mukorere Uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmbe nakuyemira ijambo rivuga gukorera Imana ndaza kuri buzana ririya twasomye mu gitabo Paulo yandikiye urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Korini igice cya 15 umurongo wa 58 arabandikira ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwana ndaza kuvugamo amagambo ageze kuri 3 jambo rya mbere ni ugukomera irya kabiri ni ukutanyeganyega irya gatatu ni ugukora umurimo w'Imana unezerewe naho ngaho turi busengere kandi ndakoresha igihe neza ndumva nta kintu byaba bitwaye haleluya haleluya Paulo yandikira itorero ry'i Korinto ariko munyemerere twumve ko ari twebwe abantu turi hano muri iri teraniro rya hano kuri eperi sibyo
sonatibe twumve ko ari twebwe Imana yandikiye ifata iretire yandikishyira mu ibahasha ijambo ryayo irayikuzanira iravuga ngo nuko wa mugabo we nuko wa mumama we nuko wa musore n'umukobwa we mwicaye aha mukomere mutanyeganyega kandi murushaho iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi ko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Jambo rya mbere twabonye ko ari ugukomera. Reka mbabwire, Imana yitegereje ibona mwarakomeye rwose, ibona mwarakomeye. 2025 hari abaguye urasigara. 2020 hari abaguye urasigara. 2019 hari ababivuyemo. 2008 hari abananiriwe mu rugendo kandi mwarakirijwe rimwe, mwarakoze umurimo kimwe. Yewe na 2005 hari abananiwe kandi baratangiye muri za 90 urabazi, ariko wowe urihangana urakomeza. Kolonirazi urakomeza, abandi basenya ingo urakomeza. Babyumva ibyasenya abandi, ibyambuye abandi ubugingo byakugezeho, ariko urakomera. Imana ikumeneye ibanga rero ngo nubwo wakomeye Satani ntiyarekeye aho, noneho yohereje ibinyeganye. Binyeganyeza kandi agira ngo mbabwire ko ikinyeganyeza kiba gifite umugambi wo kurandura. Umuntu ashobora kukubwira ngo iriya tiyo genda uyirandure, genda uyishikuzemo hariya, ukagenda wayishikuza ukumva inurutare, ariko ukayizenguruka ukayishakira uburyo, ukavuga ngo reka nyeganyeze ndebe. Iyo yemeye kunyeganyega santimetero imwe no kuvamo ibiri buvemo. Iwacu ni hariya hepfo mu mayaga, ubwo iyo tuvuze amayaga muhita muyumva, hakunda kuba igihingwa cyitwa imyumbati. Umwumbati ushobora kuwukura nta suku ushyizeho, birashoboka cyangwa ukawufata ukawunyeganyeza, warangiza ukawuzamurana n'imyumbati yose nta n'umwe usigayemo. Reka mbabwire, Imana yitegereje isanga ku bagenzi bajya mu ijuru, nubwo bakijijwe bakabatizwa bakegera igaburo ryera, bakaba baririmbye, abandi bagakora amasuku, imirimo itandukanye mu itorero, barakomeye bakira ijambo ry'Imana, ariko Satani aje kunyeganyeza ngo arandurane n'imizi yose mugakiza abambura ubugingo. Niyo mpamvu Imana itumeneye ibanga ikavuga ngo gukomera mwarakomeye, ariko muhagarare mutanyeganye. Kandi ibinyeganyeza umuntu aturanye nabyo, umuntu agendana nabyo, umuntu akorana nabyo, umuntu yirirwana nabyo. Ibinyeganyeza ntabwo Satani azaza ngo umubone ngasi icyatsi cyangwa umukara kumwe bamushushanya mu dutabo. Oya, uzi kuva ku kazi utashye mu rugo, madamu yaragiye kumena po, umwana amaze kujya muri po, ariko yajya kuyimena kuri tuwarete, yayijyana akumva ibishyimbo birashiriri, akahita yitereka aho ngaho akajya kubanza kubisimbiza, nawe ukabutungutse mu marembo na po ari bw'ikihagera. Utanyeganyeze ngaha hondi musigaye muntega po ikaba po mu rugo. Iyo utabaye amaso ngo umenye ko Satani ari umutego ateze ngo unyeganye. Binyeganyeza abantu, yaba abana wabyaye, mwana yakunyeganyeza akakubiza ibyuya. Zigufata umwana ukamwohereza ku ishuri akagenda kwita papa, akagaruka avuga ngo salama vie, wamugira ute uretse gukana? Muhagarare mutanyeganyega. Kagenda agenda neza, kazagaruka agenda nka dende. Vie mba wabaye iki mwana wanjye? Kini icyuma vie, mba nariye icyuma. Kibaze ngo naho ni ibyuma baterura ngo bakajya kuri baraka, umuhungu agatuza kakavayo. Kandi umenye ko iyo ari icyuma
nta kindi ukora ugura kawunga nyinshi cyangwa umutanzaniya, kuko iyo utaguze umutanzaniya igikurikiraho ipasi arayihitana akajya kugurisha. Ibinyeganyeza tubana nabyo, ibinyeganyeza twirirwana nabyo, ibinyeganyeza dukorana nabyo, ibinyeganyeza duturanye na tubana mu gipangu. Uzi guturana n'umuturanyi urahura amakara 6 kandi agahitana rinini, ntazigera afatisha imbabura agahora arahura iwawe. ubwo iyo aturutse hariya aje kurahura uhita wibuka ko ari buyamareho ukavuga ati ariko Mana mukubita ikimamiye uretse data ugufata amaboko ubundi. Ibinyeganyeza duturanye nabyo, kandi umugambi w'ibinyeganyeza ni ukugira ngo biturimbure muri iyi nzira y'agakiza, muri uru rugendo. Pawulo amenera ibanga Abakorino, aravuga ngo Abakorino mwe n'ababyaje ubutumwa itorero rirakomera, nkomeza urugendo, ariko namenya amakuru ko nabasize atari ko muri mwamaze kunyeganyega kandi mwakoze umurimo w'Imana. None bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi ku muhate wanyu mugira mukorera Imana. Umuhate mwagize mwubaka uru rusengero ntago wapfuye ubusa, Imana yacu irazirikana. Baze kuba waritanze kuri uru rusengero, ariko ejo bundi tukakumva mu banyeganyeze. Ibaze kuba waritanze ukavuga ubutumwa, bamwe bavuza akagoma, ababyeyi barimo hano turabona, tukakumva unyeganyejwe n'umukazana akakunyeganyeza. Mana dukomeze mu izina rya Yesu, Mana dukomeze tubashe gukomera. Zuba ryakwakira ibigeragezo n'intambara byakwakira ukanyeganyega. Kandi muri uru rugendo tubamo ibigeragezo burya byose ni ibigeragezo, cyaba icy'umukara n'umuhondo byose ni kimwe, byitwa ibigeragezo. Bihindura isura n'ibihindura izina. Ubu umusore urimo hano ahanganye no kwibaza ahantu capati ayikura, yakwerekanwa akavuga ati ikibazo cy'inkwano, inkwano yaboneka akavuga ati imodokari nzagendamo. Ibyo byose ni ibibazo, ni struggle gusa. Imodokari yaboneka bakwambara impeta bakaba barugezemo, uwironda agateramo n'umutekano na fagitire y'isuku nayo igateramo, agatangira gukanura na mituweli gateramo. Ubundi yarakataga umujyi ari wenyine akumva yabona y'inzu ari uguteranya akavuga ati bihwaniyemo 15 gatari batatu bigahwaniramo. Umudamu akaba aratwite neno akayitahurwa akagutuma ibyo udafite. Amezi 9 yashira mwabyara, mwagera mu rugo amahoro, umwana agatangira kurira icyo mu nda kimuriye. Ubuzima ni struggle, muvuge ngo ni struggle, ni ibibazo. Ni ibibazo. Garidiyani kabiteyemo akaba arakuze, ugahiga aya menerivare na sekisa za buri munsi za ji na capata ajyana. Mbese nuguhora umuntu akanuye. Reka mbabwire, iri juru batubwiye tuzarigeramo turushye. Abesi dukizwa baje batubwira ko kwa Yesu binagana, tuhageze turabibura, n'ibihari biri kure. Abenshi dukiza twaje batubwira ko kwa Yesu binagana, tuhageze turabibura, n'ibihari biri kure. Niyo wakwisumbukuruza ntiwabigeraho, ariko icyanejeje nuko waduhamagaye abisumba. Oh haleluya! Uwaduhamagaye agize gute? Arabisumba. Kuko abisumba rero arabigonda. Ariko ndanezerewe, kandi reka mbabwire icyanejeje, ntago abigondera rimwe.
oya agonda igihuye naho ugeze. Ntago ndabona uwo yagondeye Minerivare ngo amugondera y'inzu, amugondera igitenge, amugondere na kawunga. Uyu munsi agonda y'inzu wakwishyura amezi 3 y'ideni wari urimo, ukaza hano ugasirimba ugatera haleluya 17 tukagira ngo waguze yawe. Ejo Minerivare y'umwana igateramo, ubwo akabara yigonze, ukaza bati haleluya ati namujyanye Nyamagabe yaratsinze ndatera haleluya 8 ati haleluya, ukagira ngo wishyuye kugera muri university. Agenda agonda bitewe naho ugeze. Data bagondere mu izina rya Yesu kandi acunga aho ugeze. Itegereze umwegera ariko ntumukoreho, umubwire ngo data kugondere. Data kugondere bitewe naho ugeze gute. Agenda agonda kagonda bitewe naho ugeze gute. Nanjye aherutse kungondera, yakuze kajya agonda we. Nari mfite intebe wicara zikitegura kuguha umunyenga utaricara, zarashaje zishiramo gusaza zihinduka umunyenga. None twebwe bo muri urwo rugo twari tuzi position yo kuzicaramo, kuko iyo wicaragaho zakujyanaga wahitaga ugumayo. None iyo wazaga uri umushyitsi zaravuga ati karibu umushyitsi tuguha umunyenga. Wakwicara ati ukayituguma, kuko wibesha ukagaruka zahita zikujyana hano. Ubwo rero aho zakujyanaga niba wari wadusubira bumara isaha, mu minota 15 wabagusezeye. Data kugondere, data kugondere. Oh haleluya. Nubwo ibinyeganyeza bimeze nabi ariko data agire gute. Noneho uzi gutura muri bya bipangu birimo imiryango 5 irebana. Imiryango 5 nyine hari ibipangu biba birimo inzu z'ubupangayi gusa, zikaba zirimo nk'imiryango 5. Iyo miryango rero ntago zigira ibikoni, buri muntu atekera imbere y'umuryango we, kandi iyo utatetse turabimenya. Iyo uri burya umushusho turabimenya ko utacanye imbabura. Uretse n'umushusho rero hari n'igihe ubirya bidashyuhije. Iyo uri ku meza rero muri kurya ibyaraye mu gisorori, mama nuza wicaye hari ari gutekera imbere y'umuryango we, arakumvisha akavuga ariko nzanira cya gitunguru cy'umutuku, ari gutuma umukobwa we kugira ngo wumve ko n'icyumweru gihari. None kuzabona umushyitsi agize kwicara kuri za ntebe zitanga umunyenga, imvura ikubi, mwari mutetse ibishyimbo, ajya kubona akabona imbaburira mudepashije ijya mu cyumba igurumana, isafuriya y'ibishyimbo ikamucaho, kandi bajya kubitereka imbere y'igitanda. Twarashize, twarababaye. Niyo mpamvu nzatanga ubuhamya paka mvuye mu mubiri, kugira ngo nkomeze abantu. Uzi system yo gukarabira mu ibase, izo nzu nta madushe zigira. Ukarabira muri salo kandi ukirinda ko amazi ameneka ku gikuta, kuko yibesha akameneka ku gikuta nyiri igipangu ahita gusezerera. N'igihe azagakuraho iri data bateguje nyiri igipangu ngo mwaramutse agira ngo arebe ko ibikuta byari bizima, akahita akomeza. Yibesha asanga amazi yamenetseho rero. Ubwo rero hari uburyo ukarabira mu ibase kandi atamenetse ku gikuta. Utereka ibase hasi ukahita uyihagararamo, amazi ukahita uyasuka mu isafuriya kuko nta yindi base ya kabiri.
ukayitereka iyo safuriya ku meza imbere yawe, ubwo wisiga isabune, amazi ukajya uyadahisha igikombe ukayisukaho amanukira mu ibasi. None ndimo ndubaka inzu ifite dushe 3 mu nzu. Nera Yesu amashyi ntacyo bitwaye. Nasezeranye na madamu ndamubwira ati umunsi wa mbere sheri tuzayiraramo nzarara muri cya kindi bakarabamo baryamye mu bakita ngo iki harya. Hari icyo bita kwica umuzimu n'ubwo adapfa ariko akazezengera, kavuga ati wa muzimu we ndahamya neza kuzezengeye. Nasomye ijambo riravuga ngo naho yababaza umuntu izagera imugirira ibambe, ngo kandi kurira kwararira umuntu ariko bwaki impundu zikagira gute zikavuga. Banishimwe umubabaro, gihe cy'umubabaro kibaho, ariko Imana ijya yomora umuntu ibikomere. Ndashimira Imana ko umudamu wanjye atantaye muri uwo mubabaro. Mfite umudamu ukiri muto yari kunsiga akigendera. Ndabeshya mukozi we, murusha imyaka 13. Bantu baramusangaga bakamubwira ngo kariya gasaza kazakumarira iki, akabasubiza ngo hari iki Imana yakavuze. Oh haleluya! Urabona utagiye kwicwa n'inzara ukiri muto, kavuga ati Imana izaduha ibiryo kandi naho itabiduha tuzarya ibyo mu ijuru. Mana ishimwe. Mumutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuhe umugisha. Musabiye umugisha. Agenda mubwire yuko mwamusabiye umugisha. Inzara yaratwisha arakanura arandeba nanjye ndamureba. Tubura uwavugisha undi. Ngiye kumva numva arambwiye ngo sheri, ku mutima ndavuga ngo ugukinyita sheri Imana ishimwe. Ahita ambwira ngo ngiye kubaza Imana yambwiye ngo nkwemere niba yaranzanye kwicwa n'inzara hano. Shaka kumubwira ngo nanjye ugende uyimbariza ati mereye nabi ariko nihagararaho. Arasohoka aragenda, ngiye mburi yonjya ngagiye kubwira Imana ye. Mitasohoka ariko ndavuga ati atagaruka agasanga hano ndyamye. Hari iyo ugenda udafite iyo ujya babyita gutarasa. Babyita gutarasa. Icyo gihe nari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho Kiruhura kuri ADP. Nari ntaraba n'umudiyakoni. Ngeze kuri kaburimbo nkubitana n'umumotari usengera iwacu. Ti muyobozi wacu ugiye he? Nayoboraga icyumba cy'amasengesho. Nari kumubwira ko ngiye hehe se. Ahita ambwira ngo jyaho muhari ifuti mpfa kwicaraho. Aramanuka nambwira imirimo Imana iri kugenda imukorera ariko ntago nayumvaga. Tugeze Nyabugogo imbere y'amashyirahamwe ati ngusige hano, sinamusubiza kuko hari kuwa mbere yumva ko naba ngiye mu cyumba cy'amasengesho kumima kuwa mbere. Ahita ngeza marato murabona harya kuri opera bamwe bacuruza inyama Nyabugogo. Mvaho musezero ariko sinzaho naringiye. Hako nanjye binza muri batu wajya kumuhima mu cyumba cy'amasengesho. Reba abantu baba ari hariya saa 6 kunu babangana kumama. Ngiye kubona mbona inoti ya 2 imbere yanjye, mitanyikandagira ndamanuka ndayitora. Ne izindi ntambwe 2 mbona indi ya 2 mitanyikandagira ndamanuka ndayitora. Ne izindi ntambwe mbona indi ya 2 ndayikanda. Inote 5,10,000 kugira ngo Imana inyiyereke. Uwayataye niyo yatereye rimwe, yayataye anyanyagiye n'abantu baba ari hari uko bangana. Nihagira uyabona ngi cyanjye kwari ugukandagira ngatoragura. Ujye umenya ko ikibazo cyawe ari ishimwe ku bandi. Cyo mvuze murabyumvishe. Ikigeragezo cyawe ni ishimwe ku bandi. Ubu umuntu ubaza amasanduku, ufite atore yo kubaza amasanduku, hakeneye minerivare z'abana. Uzi icyo bwo bivuga?
umuntu wize ubuganga akaburangiza butarakikubita mu Buhinde akava mu Burusiya yarize ibijyanye no kuvura igifu akagikurikirana kamara imyaka 8 kongeraho 2 ntumbazi iyo biga azazanira ku mwanya wo gushima Imana tumuha umwanya. Haleluya. Kandi abantu bize ntago bavuga ngo haleluya, bavuga haleluya. Ndashima Imana yabanye nanjye butari imyaka 4 nkomereza muri Afrika y'Epfo, indi myaka 2 nca mu Budage, mfata yundi mwaka umwe, kandi Imana yabanye nanjye mu masomo. Ubu ndi doctor, nize ibijyanye n'igifu, kandi cyo shimira Imana narangije kwiga mbona n'akazi. Imana ibanye nanjye mu kazi nakoze n'ubukwe nazanye na madamu ngo dufatanye gushima Imana ya minsi yose mutambona. Guza icyo yavuga, icyo aba ari kuvuga, narangije kwiga mbona akazi, abarwari bifu baba benshi, Imana ibana nanjye nabavura bagakira, ariko bagakira babanje kugira gute? Ikigeragezo cyawe nishimwe. Ubu muri twarimo umutayeri udoda inkweto, umukorodoniye asenga avuga ati Mana nje gusenga nasirimbye nabyiniye, Mana ejo abana bazarya iki, nyirinza ameze nabi. Ubwiza icyo sengesho cyogera imbere y'Imana rivuga inkweto zicike zihere kuzabarokore dusengana banzi banzanira ikiraka. Ikigeragezo mutumye nibukubitwa Yohana umubatiza, muramwibutse ngo uburoko bumuriye yatumye abigishwa 2 ngo mugende mumumbarize ngo mbese ni weho cyangwa dutegereze undi. Yesu ntabwo yababwiye ngo ni njyewe, ngo ahubwo uwo munsi hakize benshi n'abatari bafite gahunda yo gukira, arabakiza. Arangije ati mugende muvuga ibyo mubonye. Kuri ubwo buroko kwa Yohana bituma abatari muri gahunda yo gukira bakira. Uburoko buramurya bamuca igihanga, abandi batahana amashimwe yuko bakize. Wari umunsi wo kutabonana na dogiteri. Rero ihangana ukomere niba bigucanze, kandi ntago wahabye Imana. Imana yacu ntihabuka, ntirwara umutima. Ari n'abantu bayisenga bayihabye. Imana ubaye ingenge nkaba wewe urabona nta kugirira impuhwe, urashaka gukora kudeta. Waburaye hari utahanye umufuka w'umuceri, bagusohoye mu nzu hari uri kwandika invitation yo gutaha inzu, wapfushije hari abari kwita abana amazina, bagusohoye mu kazi ya mashini wari wicayeho ugifata urwandiko, hari undi uyicaye hasunika sura yihereza icyubahiro, ati ntawe umponyera ayihereza icyubahiro, wowe utangiye rero ahubwo kanuranga izuba rijya ryaka, inzara yaradukubise ntoragura 10,000. Madamu yagiye gusenga, sibwo ko nari ngiye kumwima nari kujyora cyane ahise nta Imana iguha umugisha wakurikiye nahise nta. Nero ngeze mu rugo mbona madamu nawe yagarutse, ndamubaza se sheri ko wagarutse? Numvisha Imana imbwira ngo izanye ibiryo n'intahe, mita nkuramo ya mafaranga ndi fiya. Oh haleluya. Abagabo bari hano ndabasengeye Imana ibaha amafaranga, n'abayafite bongerere mugire menshi. Ngo umupasiteri usabye amafaranga ndayavuze. Ziko ifite amafaranga usirimba bikemera. Nabonye abajene hano urasirimba bikajyamo, ariko iyo nta kantu ufite ujya kuzamuka ukibuka kariro taranto ukahita umanuka. Ukahita wibuka ikidani cya banke kandi wari uri mutitiza. Nimemuona asiye badilika, Yesu asiye. Ukahita wibuka yuko ari kuri 5 wishyura, watangiye kubona message zo ku masezerano. Nimemuona asiye imibare ikayitizamo ibihekane ako kanya.
Imana yaduhe yaduhe iyo nta kantu ufite bakwita karori. Iyo nta kantu ufite bakwita karori, ariko ifaranga ryaboneka bakahita barishyira mu cyongereza boss Charles, kandi ntawe ubwira ngo barihindure, ni ibintu byikora akoka. Iyo utayafite, abagabo n'abasengenga Imana yaduhe kandi n'abayafite yongereho, iyo utayafite mu rugo bakwita iso. Iyo utashye muri ya makaritsiye utuye muri gutaha baravuga ngo mwafunguriye iso, murumva ataje. Iyo ribonetse rero uhita wimura karitsiye. Icyambere umuntu uribonye ni ukwimuka kare. None iyo ukoze ku ihoni ngo bi madama itavuga, ariko murumva dada taje, mwafunga. Inzara iraryana, inzara irakwica, wanaraba bakagira ngo uri kurunguruka, bakayavuga ngo uriya muntu ari guhengereza iki. Ntacyo ahengereza, ari amaso yanyeganye. Ibinyeganyeza duturanye, tubana, tugendana, kandi birahiga iki? Ubugingo. Birahiga ubugingo. Ariko Imana ishimwe, iyo ariyo yaguhamagaye igenda ikongerera imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo ariko abategereje Uwiteka azagenda basubizamo imbaraga. Bivuga ngo ibitumara imbaraga birahari, ariko kuko twategereje Imana, nayo ikongeramo izindi, ikongeramo izindi, ikongeramo izindi. Bagategura ibitero, Imana ikabirogoya, bagakora inama, ndavuga abadayimoni, Imana ikazirogoya. Ariko muzi ikintu nkundira Imana, uzi ko inama batagutumiyemo Imana izijyamo. Ntabwo mwabyumvishe. Inama ziguhiga bateguye ntago bashobora kuzigutumiramo, n'Imana yawe ntibayitumira, ariko kubera ubudahangarwa bwayo yarangiza ikahita ijya muri iyo nama, ikumva ibyo bari gucura, ibyo bari kuvuga, ikahita yohereza umwuka wera, nawe akahita aza akakubwira ngo ntutinye mwana wanjye. Bazateranya ariko sinjye uzaba ubateranyije. Bazahagurukira kukurwanya mbatatanyirize mu nzira zingahe? 7. Mukomere Imana amashyi muyishimire, kaho mutabaye Imana yarahababereye. Imana yarahababereye. Inzara yigeze igica, muranyemereye nkavuge, muvuge ngo vuga ko gusa. Inzara yaratwishe, turwaje umwana wa kabiri, madama atwite inda y'umwana wa gatatu. Mbura icyo mbagemurira ku Muhima, njya kuri botike yari iri muri icyo gipangu kwikopesha. Ndamwe ati wankopye umuceri kilo n'ikiro cy'ibirayi n'akadobo k'amakara nkagemurira madamu kwa muganga. Icyo gipangu Tom ntabwo ari botike ndi yari yakuri. Ahita aseka ngo pastor nta biryo by'ideni bihari, kandi bakongeraho mukozi w'Imana muririmbyi, mbese kugira ngo kikurye neza ikigeragezo. Nta biryo by'ideni bigize gute bihari. Subwo urasezera cyangwa urasohoka ukagenda, subwo urikiriza bigenda gute? Nigiye imbere gato ndabarambonye ari kunywa fantani muri kantine, ti pastor atamakuru ati ngwino hano, ndaza ati ko wabuze se, iyo izuba ryakwakiye ubura kandi utimuye karitsiye,
tiko wabuze se nabati nyamara ndahari ati baguhe fanta uyinywe ati muyime ndayinywera mu rugo nta kibazo ndimo ndihuta naho ndagira ngo bampe iyo fanta bariyo ngemurira madamu kwa muganga ndangije nyishyira madamu wanje ayibonye ararira aravuga ati kuki utayinywe nabati sinaye kugucura sheri aranywa ageza mu gice aransigira nanjye ndanywa umwana turavuga ati yirwarize na serumu ye n'ubundi natwe ntitwamusabaho baradusezera tubura yo kwishyura ibitaro turara mu bitaro kandi iyo bagusezereye abarwayi benshi utanga igitanda cy'abandi bwarakeye mbone yo kwishyura ibitaro dutaha n'amaguru ndagira ngo urebe iyo foto umudamu inda y'amezi 8 ahetse umwana w'imyaka 4 wari uri kuri serumu ibyumweru 2 ahagaze mu bitaro urumva yaramerewe ate n'akabido mu ntoki nanjye muri imbere n'ishakoshi n'ibase na protomanje turamanuka Nyabugogo kwa Mutangana dukata muri gare tugera ku kiraro cyo mu Gasyata amajwa mbana menshi subwa ibinyeganyeza sinari nabisatiriye ati warayobye ati narayobye koko suri umushoferi ndi umushoferi koko Imana ukorera isite ndayishaka ndayibura isitera aranganiza sate tugeze mu rugo twari twasagwa ibiceri 200 aba mama Imana igibaha umugisha muri intwara ajya kuri boutique agura biscuit zimwe zigura 50 zari hamwe murazibona ubu biscuit bune ajya kuri robine kandi icyo gipangu gituyemo abantu imiryango 6 nta wigeze tugemura mu byumweru 2 fata igikombe kimwe ashyiramo amazi anomberamo biscuit 2 ikindi anomberamo biscuit 2 gikombe kimwe agaburira twana 2 urwaye n'umukuru nanjye ikindi arama ngo nje shaka kumucura ariko nibuka katambenze ndamuha nawe aryaho turaryama subwari wasinziriye ra ntawe tugiye kumva arankomanga ngo sheri numvishijwe nka 8 numvisha Imana ivugana nanjye ngo igihe twize kirarangije Imana ishyizeho iherezo duhaye ibiryo shaka kumubwira ngo nta gihe itavuze ariko nihagararaho ndaceceka mu gitondo nka 3 numva umuntu arampamagaye ndamwitaba ati pastor ati naringiye ku kazi none numvisha Imana integeka ngo ngire ibintu nkuzanira ndazamukana nari nuye munsi y'umuhanda yarahazi ndazamuka kwe twegereye kaburimbo mesikariye ndazamuka ngeze kuri kaburimbo neza mbona ivatiri iraparitse akebutsa mbonye ati pastor waje ubwo sinarebaga nagendaga no muri position urumva umuntu waburaye izuba riramukubise rya 3 ndeba gutya nanunamye yafunguye butu y'ivatiri mbonamo agafuka k'umuceri mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 ibishyimbo nk'ibiro nka 30 buretse gatoya se ku ruhande mbona akabido k'ubuto bumwe bw'igihwagari inzara yitishira utavuga ati hari ibintu ubona imbaraga zikayita ziza kamera nk'urota dusenga Imana ibamera umugisha arababwira ati rero nyuma yo gukomera n'umuhate wanyu mukorera Imana ntago ari ubusa soze mbabwira ngo Imana yacu irazirikana Imana yazirikanye ko nayubashye mu murimo wayo igihe kigeze iranyunamura nanjye mba umuntu nk'abandi ubu nanjye byakwemera hari ahantu hamwe nasuye ari ku cyumweru korari y'abana iraririmba ariko iririmba indirimbo irimo amagambo akomeye wumva ko atari abana bayihimbye harimo igitero kivuga ngo harimo abakozi banditse muri leta abo bahembwa nayo harimo abakozi banditse mu miryango yegamiye kuri leta niyigenga abo nabo bahembwa nayo ngo ariko mwebwe mwese mwicaye mutagira aho mwanditse muri abakozi b'Imana muhumura Imana izabahemba oh haleluya tukiri mu isi izadukubira 100
kandi uretse n'iki kiruta ibyo byose n'ubugingo buhoraho. Ibintu birindwi binezeza bigatuma nkumbura ijuru nzabivuga ubutaha, ariko kimwe muri byo nuko nzabona Imana amaso ku maso. Nzayibona, ntawe uzanyingiriza, nzayibona. Gusa icyo nababwira, ntago tuzicara hamwe. Nose ubwo urashaka kuzicara ahantu Eliya azaba yicaye? Ubwo se urashaka kwicara ahantu Filipo azaba yicaye? Ubwo se urashaka kwicara ahantu Aburahamu azaba yicaye? None se ubwo urumva ushaka kwicara aho Sitefano umudiyakoni wa mbere wapfuye azira Kristo? Urabona wakwicara aho azaba yicaye? Bamuteye amabuye, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana bababarire kuko batazi icyo bakora. None wewe umuntu arakuvuga ukahita umubwira ati fasha hasi. None urashaka kwicara aho azaba yicaye? Itora. Ubwo se urashaka kwicara ahantu kare amaturo yawe se icyakoza kuko wakiranutse ukaba nta murimo wibitseho, uzaba wicaye nko kuri ziniya wenda hafi aho ngaho, ariko uzarijyamo nta kibazo. Abahinduriye benshi ku gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri zo mu ruturo. Ubura amavuta, ubura imbaraga, ubura amafaranga, tubura ahantu na hamwe tugushyira. Mubo basoma basigara muri komite y'iterambere nturimo, kuko urabizi ko ntacyo ugira. None se tugusoma utanga iki? Mubaterura intebe bakoropa ntubamo, ngo ucungire ku mbaraga ze. Nitujya muri sorute tuhita tuvuga ariko Filipo ari hehera, kuko tuzi ko nawe bafuri yiterura wenyine, ntubamo. Nta n'umwuka wera wibitseho ngo tukubura mu banyamafaranga, mu bakoresha imbaraga. Nubwo wumye ariko wumanya imbaraga z'umwuka wera, nihagira ufatwa n'igini tuhita tuvuga ati karo umurimo wawe wabonetse, jya kwirukana abadayimoni. Nta na hamwe warangiza ngo uzicara. Ariko muhumure, iyo duhamagaye niyo kwizerwa. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. Ngaya amagambo yaranyuzuye ababwira ngo urugamba twarwanye narwo ntirurarangira, turi abagenzi bajya mu ijuru, tuzahora turwana. Ariko duhagare tutanyeganyega, kandi iyi mirimo yose mwakoze na yindi yo mwibanga itazwi, Imana yacu irazirikana. Iyanzirikanye ikangarukaho, nawe izakugarukaho. Kandi ikigeretse kuri ibyo ngibyo, n'ijuru tuzaritaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana twambika imbaraga imbere y'ibitunyeganyeza. Kandi turafatanya gusenga. Igira hino twinginga ishobora byose, twambika imbaraga imbere y'ibigira gute y'ibitunyeganyeza, kuko byo birahari, ariko iye rishobora byose. Twambika imbaraga. Ngiye gusenga kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Rabanyeganyize, Imana itweze kandi twambika imbaraga. Nawe nindangiza gusenga uhita usengera ibyifuzo, kuko iteraniro Yesu yabaga arimo, iyo yamaraga gukiza ubugingo, yahumuraga impumyi, agakiza abarwayi, akamanyura imitsima, akagabura. Muri iki gihe cya none iteraniro Yesu yagize, azura ubugingo bwari bupfuye, bwari bumaze kunanirwa, akabwongera imbaraga, kandi akagera no mu ruhande rw'umubiri, kuko nta watinze imbere ye ngo ataha amaramasa. Twinginge Yesu ngo twambike imbaraga imbere y'ibitunyeganyeza. Mana data wa twese, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Pawulo yandikirira itorero ry'i Korinto, araribwira ngo rikomere ritanyeganyega,
rirushaho gukora umurimo w'umwami, kuko umuhate wabo atari ubusa ku mwami. None twebwe duteranye kuri uyu mugoroba, dusanze hari ibitunyeganyeza kandi duturanye nabyo, tugendana nabyo, tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ariko tukimara kumva ijambo ryawe, turasenze turakwinginze ngo dukomeze imbere y'ibyo ibinyeganyeza n'ibitugeraho, duhagarare dushikamye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niko senge abamaze kumvira ijambo, abanyeganyeza wongere kubabyutsa, abari bacitse intege ubasubizemo imbaraga, abari basinzira ubakanguza ijambo ryawe, kandi imbaraga z'umwuka wera zikomeze kwagurira ijambo n'ubu buhamya, basubizwamo ibyiringiro mu mitima y'abaryumvishe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka mwami Imana yacu, dukomeje kuba imbere y'ubwiza bwawe tukwizeye, twumvisha imirimo itangaza ukoze kandi wakoze. Turagushimira kuri Imana yacu, ujya uturengera ukadutabara. Imbere yawe honyine niho tubonera ubutabazi, imbere yawe honyine niho tubonera uburengezi. Niyo mpamvu aba babyeyi, niyo mpamvu aba bagabo, niyo mpamvu abasore n'inkumi bavuze ngo kuri uyu mugoroba baraba bataramiye imbere yawe Mana. Nubasezerera amara masa kubw'umubabaro bafite, kubw'imisozi bari imbere. Ndakwinginze Nyiringabo Imana, uherekeshe ijambo rya bimenyetso n'ibitangaza. Hari uwarayarira, uyu munsi aze gutaha aseka Mwana. Hari uwafite ikibazo kimugoye, yaragenze, yaratelefoni, yarirukanse imisozi, ariko kuko abivuze imbere y'Imana isumba byose, Mana, nk'uko watabaye umugaragu wawe Theogene, abari kutabara abantu bawe uyu mugoroba Mwana. Turakwizeye, turakwizeye Mana. Nta ndwara yakunanira, nta bushomeri utavanaho, nta bukene utamara. Yo Uwiteka we, nta gasuzuguro utacucekesha, nta mbaraga y'umwijima yadutwaza igitugu, kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo ntabwo inkoni y'abanyabyaha izakomeza kuba ku mwandu w'abakiranutsi iteka. Tabara ubwoko bwawe Mana, tabara aba bantu bawe Mwana. Nitugaruka kuwa gatatu tuzabe dufite amashimwe y'ibyo wakoze. Tongeye kandi turambuye amaboko tugushimira kuri Imana yacu. Turongeye kandi tuguhaye icyubahiro Uwiteka, tugukomeye amashyi kubw'imirimo yawe myinshi ukora. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen.